Mu majyepfo y'igihugu cya Songwa mu nkengero z'umujyi wa Desani hari icyaro gituje cyane cyitwaga Machara. Cyari icyaro kitari kinini kigizwe n'inzu zari zubatswe mu buryo bwa gakondo, inyinshi zubakishijwe ibiti, ibumba kandi zisakaje ibyatsi. Imihanda yari mibi ari inzira z'itaka zanyuragamo abantu n'amatungo. Machara hari ahantu hatari kure cyane uvuye Desani mu murwa mukuru wa Songwa, ariko ubuzima bwaho bwari butandukanye cyane n'ubw'umujyi. Iyo umuntu yabaga avuye Desani agana Machara yakoraga urugendo rw'amasaha agera kuri 3 n'amaguru. Abaturage ba Machara bari abantu bakoraga cyane ariko bakennye. Ubuzima bwabo bwashingiraga ku buhinzi n'ubworozi buciriritse. Amafaranga ntibayabonaga kenshi kandi n'igihe bayabonaga yabaga ari make bikabije, arayo kwirira gusa kurya atashoboraga guhindura ubuzima bwabo cyane. Mu nkengero za Machara ku gasozi gato kari kegereye ishyamba rito hari hubatse inzu imwe yari itandukanye n'izindi. Yari inzu nto cyane, yari yubatse mu buryo bworoheje, inkuta zayo z'ibiti n'ibumba zishaje. Umugabo n'umugore wibaniraga muri iyo nzu. Uwo mugabo witwaga Kitazi ntiyari yarabonye ubushobozi bwo kwiyubakira inzu ye bwite. Iyo babagamo niyo yari yaragabanye mu gihe ababyeyi be bapfaga. We n'abavandimwe bagabanye imitungo kuko ari we wari muto asigara muri iyo nzu. Umugore we yitwaga Naika. Yarazwi n'abaturage ba Machara nk'umuntu wihangana cyane, akora cyane ku buryo ataburaga hajya guca inshuro. Umugabo we Kitazi nawe byari uko yakoranaga umwete, ariko nyine amafaranga yabaga ari make ku buryo atashoboraga kubatunga ngo anasaguke babe bayitezamo imbere. Naika yageze ahatwara inda kuko ari ikiri nto, yakomeje kuyikorana akomeza guca inshuro kandi atwite. Igihe cyaje kugera inda yegera mu gihe gikuru, Kitazi yamusabye kureka kujya mu kazi akaba yitegura kubyara. Nawe yakomeje gukora uko ashoboye kose kugira ngo yite ku mugore we mu gihe cyo gutwita, n'abana nibura bazavuka ari uko bashobora kubitaho by'ibanze. Yongera igihe yamaraga akora mu mirimo y'abandi, rimwe na rimwe akava mu gitondo akagaruka nijoro ananiwe. Naika yegereje igihe cyo kubyara, abaturanyi bamwe bamufashije uko bashoboye bakamuzanira ibyo guteka, ibiti byo gucana ndetse n'amazi. Umunsi wo kubyara warageze, biba ibihe bikomeye mu rugo rwabo. Byari ibihe by'ibyishimo kubera ko bari kure y'ibitaro bikomeye byo mu mujyi wa Desani. Byabaye ngombwa ko bafashwa n'umubyazakazi wo muri uwo mudugudu. Mu buryo butunguranye, Naika yabyaye abana 2 b'abahungu. Nawe wari uzi ko burya twita impanga. Byari ku nshuro ye ya mbere abo bana bari imfura ze. Gusa icyari gitangaje si uko bari bavutse ari impanga. Ibyari ibyishimo mu kanya gato byahindutse ibihe by'amatsiko n'ibitangaza bikomeye kurushaho. Byabateye urujijo. Abo bana bombi barasaga cyane ku buryo byari bigoye kubatandukanya. Nyuma y'uko basukura, byasaga nk'ari umwana umwe wavutse akigabanyamo 2. Basaga kurusha intobo n'intoryi, basa kurusha udukarito two mu ruganda cyangwa ibindi bintu byose watekereza ko biba bifite ishusho imwe 100%. Ndetse n'umubyaza ubwe yaratangaye, ayoberwa wavutse mbere n'uwavutse nyuma. Uwo mugore w'umubyaza atangaye cyane yise avuga ko atari yarigeze abona impanga ziza kuri urwo rwego. Bari bafite isura imwe, amaso asa, imisatsi isa, ndetse n'uko bariraga byasaga nk'ari umwana umwe wigabanyijemo 2. Amakuru yarakwirakwiriye agera mu mudugudu wose, baza gukoranira aho baje kureba abo bana bari bavutse basa, barira bakaririra rimwe kandi bakarira kimwe. Kumwe abana batera utugeri nabyo ari bimwe, mbese nta hantu namwe batandukaniye. Bamwe bavuze ko ari ikimenyetso kidasanzwe, abandi bavuga ko ari ibintu bisanzwe bibaho mu muryango w'abantu nubwo bitabaho kenshi. Naika na Kitazi nubwo bari bakennye, kubona abana 2 b'impanga byari impano ikomeye kuri bo. Ariko icyari gikomeye kurusha byose kuri bo nuko bagize impungenge ko batari kuzabasha kubatandukanye. Yewe bana bashyize ku ruhande barabitegereza, kumenya uwavutse mbere birabagora cyane. Umubyaza yari umuntu utekereza vuba cyane. Akibona ukuntu guhera kuri we ababyeyi kugera kuri rubanda bari bateraniye aho hanze bari bananiwe kubatandukanya bakivuka, yafashe ijambo aravuga ati, abo bana nibakura birashoboka ko bazarushaho, gusa uko turi kubabona ubu bikazaba bizikuba inshuro nyinshi. Inama nshaka gutanga ni uko aba bana twabashyiraho ibimenyetso bitazasibangana. Abari aho bose barabyemeye, ababyeyi nabo barabyemera, ariko baramubaza bati, urakora iki kugira ngo batandukanye? Yatanze igitekerezo, abari aho barasakuza kuko batari bari kubasha kubyemeranyaho. Yagize ati, umwana umwe tumushyiraho umwotso, tumuca indasago, ndumva twamushyira akamenyetso ku kaboko. Bose barasakuje, ababyeyi bo bati, ni gute utinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo? Aseka yise avuga ati, erega ntimukomeze ibintu, mbivuze nshaka kubavanga mu mitwe nkana. Icyo nshaka kuvuga ariko ntikiri kure. Aba bana bakwiriye gutandukanywa. Tubohe inigi, umwana umwe tumwambika urunigi rurimo amasaro y'umuhondo n'umweru, undi tumwambika urunigi rurimo amasaro y'umweru n'umukara. Bizatuma kubatandukanya byoroha. Bakiri aho abana bararize, abari aho bose barahungabanye. Bababwiraga ko bari kurira kimwe, ariko nibwo bari babyiyumviye. Batangiriye kurira rimwe barangiriza rimwe, kandi ijwi ryabo ryari rimwe nk'iry'umutwe w'abaririmbyi. Umubyaza yarumiwe, ibyo yaravuze birakorwa, banamushimira ko yabafashije.
ubwo abaturage babaye batashye bategereza ko umunsi wo kubita izina ugera, ukaba ari ku munsi bavutseho mu kindi cyumweru. Muri icyo cyumweru bazaga mu rugo baje kureba abo bana, ni nako bazanaga impano zirimo ibyo kurya n'imyambaro, kuko bari barasabye Kitazi kuzasubira mu kazi amaze kwita abana izina. Nyuma y'icyumweru kimwe bavutse, abaturage baragarutse, bari benda inzoga zo kunywa banatetse. Muri ibyo birori bamaze kureba abana neza no kugerageza kubatandukanya mu buryo bworoshye bwo kubaha imyambaro itandukanye no kuri za nigi, umwana wa mbere bamwita Raj, naho uwa kabiri bamwita Kiyora. Si ukuvuga ngo Raj niwe wari mukuru cyangwa Kiyora niwe wari mukuru, rwose bari baribagiwe uwavutse mbere. Abaturage bakomeje kubasura mu minsi yakurikiyeho, ariko Kitazi na Naika bakomeje kubaho ubuzima busanzwe, bakita ku bana babo bombi, barwana no kubona ibibatunga buri munsi. Mu byumweru byakurikiyeho, umuryango wabo watangiye kumenyekana mu cyaro kubera ko abana b'impanga barushagaho kugenda basa. Abaturage bamwe bagendaga baza kureba ngo bibonere n'amaso yabo ibyo bumvaga, nabo bahagera bagatangara. Igisekeje ni uko umwe bamuhaga umwana yambaye imyenda itandukanye gakikire, yasaba n'ingoma mumuhe kandi yambaye imyenda itandukanye n'uwa mbere, nyuma y'iminota nk'ibiri akibagirwa ko yari afite mbere bamumwatse bakamuhonde. Basubiragaho bavuga inkuru mu baturanyi. Ariko uko iminsi yagiye ishira, ubuzima bwakomeje kuba bubi mu rugo rwa Naika na Kitazi. Ibiryo ntibyahoraga bihari buri munsi, imirimo ya Kitazi ari wenyine ikaba idahagije kuko umugore we yari ari kwita ku bana. Nubwo byari bimeze bityo, bakomeje kwita ku bana babo bombi babikuye ku mutima kandi babikunze. Nyuma y'igihe gito Raj na Kiyora batangiye gukura kandi barushagaho gukura neza, Naika bakura no kwibere. Bari barakomeje kugira isura imwe, ku buryo inshuro nyinshi Naika abonaga umwe akamuhamagara izina ry'undi kandi yarabambitse imyenda itandukanye. Nawe ntiyajyaga amenya kubatandukanya neza, gusa ko umubyeyi ntikiburiraga, ariko byabaga bigoye. Kitazi se wabo yaramaze igihe atangiye kurwara buhoro buhoro. Byatangiriye ku kuribwa mu mugongo no kunanirwa cyane iyo yabaga avuye guca inshuro. Yageragezaga kubyirengagiza agasubira mu mirimo mu gitondo, ariko akumva imbaraga ziri kumubana nke cyane. Uko iminsi yagiye yicuma, indwara yarushagaho kumukomerera buhoro buhoro. Mu ntangiriro Naika yageragezaga kumwitaho uko ashoboye, ariko yakomeje kuremba ku buryo guca inshuro byahagaze, akamushakira ibyatsi by'icyaro bavuga ko bifasha umuntu urwaye, ariko bigakomeza kwanga. Ijoro ryakurikiyeho ryabaye rirerire kurusha ayandi yose. Kitazi yarushagaho gucika intege. Mu rukerera izuba ritararasa, yacecetse burundu. Icyari gisigaye kiri kumvikana mu nzu, rwari urusaku rwa Naika warize, amarira agatemba ku matama yari menshi. Abana Raj na Kiyora nubwo batari bagasobanukiwe neza icyo urupfu ari cyo, bumvaga hari impinduka zibayeho. Bari bicaye hafi ya nyina, bamubonye arira nabo bamufasha kurira, bicara hamwe. Abantu barabyumvise batangira kuza. Bose barakoranye, mu gahinda kenshi baramushyingura. Nyuma yaho ibintu byarahindutse. Ubusanzwe Kitazi niwe wari inkingi y'umuryango mu bijyanye no gushaka ibitunga urugo. Hari hasigaye Naika wenyine n'abana babiri b'impanga batari bagashoboye kuba bakwibeshaho. Nubwo abantu bamubaye hafi mu mizo ya mbere, bakamara amezi 2 bamuzanira ibyo kurya n'inkwi zo gutekesha kandi bakamutekera, nyuma yaho yatangiye guhangana n'ibibazo wenyine. Yageragezaga guca inshuro mu mirimo y'abandi, ariko imbaraga ze ntizari zihagije. Raj na Kiyora nabo batangiye kubona ko ubuzima butari bumeze nk'uko bwahoze mbere. Ibiryo byatangiye kuba bike kurushaho, barananuka cyane. Hari iminsi baryaga rimwe gusa ku munsi, hari nubwo baryamaga bariye duke cyane, nyina akemera kuburara. Yageragezaga kubahisha agahinda ke, ariko abana bo batangiye kubona ukuri k'ubuzima bari babayemo, nabo barabyakira. Igitangaje cyari kinateye agahinda nuko abana bananukaga kimwe. Bavugaga kimwe, bagenda kimwe, bashimishwa n'ibintu bimwe kandi bagakunda ibyo kurya bimwe. Icyakora uko bagiye barushaho gukura, mu mico ho bagiye batandukana gake gake. Mu myaka ya 6, Raj yahindutse umwana ucecetse utekereza cyane. Kiyora wera umwana ugaragaza amarangamutima kurusha Raj, akagira agahinda vuba kandi akabaza ibibazo byinshi. Kiyora yatangiye kubaza nyina Naika ati, "Mama, papa yagiye he? Azagaruka ryari?" Naika aramurebye yaceceka akanya gato, hanyuma avuga mu ijwi ritati, "Papa wanyura ahantu heza, ariko ntazagaruka." Ayo magambo yatumaga abana barushaho kwiyumvamo agahinda, bakumva mu mutima harangaye. Iminsi yakomeje kwicuma, Raj na Kiyora bakomeza gukura buhoro buhoro, babona ko bagomba gufasha nyina. Nubwo bari bakiri bato cyane, batangiye gukora uturimo duto two mu rugo. Rimwe na rimwe bajyaga gushaka inkwi mu ishyamba rito ryari riri hafi, bakavoma amazi ku iriba, bamenya guteka, kandi bagafasha nyina mu mirimo yoroheje yo mu murima muto bari bafite inyuma y'inzu. Kubera ko bari impanga zisa cyane, bari barakomeje guteza abantu urujijo. Ntawabashaga kubatandukanya, kuko yabonaga umwe akamuhamagara izina ry'undi, abana bikabatera guseka. Rimwe Naika yatumye Kiyora kuzana amazi ku iriba, Raj akajya gushaka inkwi. Raj yazagejeje kare, Naika abonye amazi yatinze kuhagera, asaba Raj ko yajya kureba Kiyora ku iriba, akamuhamagara akazana amazi vuba bagateka.
Akimara kugenda Naika yagiye ku muturanyi kurahura umuriro ngo abacanye nibazana amazi bahite baterekaho. Yasanze akana kabo kavuye kuzana amazi, arakabaza ati Kiyora umusize he? Nako kati yarari gukina n'abandi bana ariko nsize yamaze kudaha. Naika yatwaye umuriro arakaye, yumvaga agomba gukubita Kiyora akamuca ku ngeso yo kujya kuzana amazi agatinda. Yageze mu rugo ategereza ko aza akamukubita. Ubwo Raji yagiye kumureba bahurira mu nzira amusaba ko yemera kumutwaza. Bazamutse ari utwaye amazi, bageze mu rugo arayatora. Naika yahise amufata amukubita urushyi aramubaza ati ni gute gutuma amazi ukagenda ukikinira n'abandi bana ubizi neza ko mugenzi wawe yari yagiye gushaka inkwi? Ese ntabwo ubishaka ko turya kare? Raji yahise amubwira ati mama kuko nawe unyiteranya na Kiyora ko twambaye imyenda idasa, nkaba nambaye urunigi rw'umuhondo n'umweru, uwo akaba yambaye umweru n'umukara, kuki utwitiranya? Naika yamurebye afite isoni n'ubwoba kuko yaritiranyije abana be. Abarebye yumva umutima w'umusimbutse, mu mutwe birivangavanga, yibaza uko umubyeyi yitiranya abana yibyariye. Yabasabye imbabazi kugira ngo abikize, arababwira ati ngaho nimujye gusenya izindi nkwi nsigare mbatekeye, mutebuke murasanga bihiye. Raji na Kiyora bagiye babiganiraho basekanye, nawe rigiye kugubanuza Raji amwitiranya na Kiyora. Imyaka yakomeje kwicuma buhoro buhoro. Raji na Kiyora barakuze, baba abasore b'imyaka hafi 15 bafite isura imwe nk'uko byahoze bakivuka. Raji yari umusore utekereza cyane, ucecetse, wihangana. Yakundaga kuba hafi ya nyina Naika, akamufasha mu murima, akumva ko nubwo ubuzima bwaba bugoye bute, gutandukana n'iwabo byari kuba nk'igihano gikomeye kurusha ibindi. Yabonaga ko kuba hafi ya nyina ari inshingano zikomeye atagombaga kureka. Ariko Kiyora we umutima wari watangiye kurambirwa ubuzima bw'ubukene. Ijoro rimwe bicaye hanze y'inzu ku muriro muke bari bacanye bari kota, Kiyora yacecetse akanya gato areba Raji aravuga ati Raji, sinshobora gukomeza kubaho gutya. Raji yaramwitegereje ntiyihutira gusubiza. Kiyora akomeje agira ati buri munsi turakora tugakora ariko ubuzima ntibuhinduka, mama arushaho kunanirwa. Nibura umwe muri twagomba kugerageza amahirwe ahandi. Raji tushaka kujya he? Nako ninde ushaka ko agenda kandi zo ushaka ko ajya he? Kiyora ati nshaka kumwe muri twajya Desani mu mujyi. Numva ko hari akazi, hari ubuzima kandi hari amahirwe. Yaba njye cyangwa wowe, uwagiye wese ashobora gukora agashaka amafaranga maze akazagaruka guhindura ubuzima bwacu. Raji yarazi ko Kiyora avuga akomeje, ko atavugaga ayo magambo gusa kugira ngo yumve ko amusubiza, ahubwo yari yamaze gufata icyemezo. Nyuma y'akanya gato bacecetse, Kiyora yarongeye ati ariko nanone twese tugiye byaba byiza kurushaho, nibwo twabasha kuvana mama mu bukene vuba natwe tutisize. Raji ati twagenda, ariko se ninde wazakomeza kuba hafi ya mama? Wivuga ibyo kugenda twese hagenda umwe. Kiyora yaramwitegereje, amaso yarimo agahinda, aravuga ati niyo mpamvu mbere navuze ko umwe muri twagomba kugenda undi akaguma. Yamurebye mu maso aramubwira ati Raji, uzi neza ubuzima bwo mu rugo, kuva kera bagutumaga witaga ugaruka kandi ugahora hafi ya mama, ariko njye urabizi nkunda kuba nagiye gushakira ahandi, ndetse barantumaga ngatinda ukabizira rimwe na rimwe kuko wabaga waje kundebaho nagiye. Kubw'ibyo ndumva nshaka kugerageza ahandi wowe ukagumana na mama. Ibyo byose babiganiragaho nyina we yagiye kwiryamira. Bukeye bwaho Kiyora na Raji begereye nyina bacecetse. Kiyora ahagaze imbere ye amubwira atamusaba ahubwo amubwira icyemezo ati mama, hari icyo dushaka kukubwira. Naika yaramwitegereje amwenyura gake nk'umubyeyi uhora yizeye abana be nubwo ubuzima bwaba bugoye, ati mbwira mwana wanjye. Kiyora yikije umutima hanyuma aravuga ati ntidushobora gukomeza kubaho muri ubu bukene, ndumva ngomba kugenda nkajya gushakira ubuzima i Desani. Nari ngiye kujyana na Raji kuko hari akazi kandi ubuzima bukaba bushoboka. Twari kujyana tukajya gukora tugashaka amafaranga vuba kugira ngo duhindure ubuzima bwacu, ariko twanzuye ko umwe agomba kugenda undi agasigara. Ntugerageze kumbuza kuko nubwo wambuza nagenda, ahubwo mfatire iry'iburyo ubuzima buzampire. Naika ukurira cyangwa ngo arakari yicaye akanya gato areba Kiyora mu ijwi ririmo impungenge n'agahinda, aramubaza ati ushaka kugenda mwana wanjye? Kiyora akoresheje umutwe yikiriza atavuze. Naika aramwegerera amuhobera aramubwira ati nibyo koko, mubishaka mwagendera rimwe simbimenye. Ubwo mwatekereje ko mwasigara wenda nuko munyitayeho, ntayandi mahitamo mfite, ariko ndahangayitse, ese uzabaho ute? Umwana ati nzamenya ikinjyanye. Naika ati sindi bukubuze. Yongeye kureba Kiyora mu maso aramubwira ati ariko wibuke ko amafaranga atari ubuzima bwonyine, ndagusaba kutazibagirwa aho waturutse n'abo wasize nyuma. Ujye uza kutureba udatinze, tuzajya tugukumbura buri munsi. Uzabe inyangamugayo ukorana umwete kandi wirinde gushukwa n'ibyo uzabona. Mu mujyi habaho ibinezeza byinshi, ntuzabyishinga ngo ushukwe nabyo, ntibizagutwara umutima. Nakakubujije kujyayo, ariko nanjye nterwa agahinda no kubabona mushonje. Niba wenda aribyo bizaduhindurira ubuzima, rwose nta kundi ukwiriye kugenda.
Raji yahise avuga ati humura mama, njye nzagumana nawe kandi nawe nibyo yifuza, ndamutse ngiye nawe yasigara. Kiora yarahindukiye areba Raji amufata ku rutugu aramubwira ati mwana, nzagaruka kubera wowe, nzagaruka kubera wowe Raji, twasangiye akabisi n'agahiye, rero sinzatinda kuza, nzaba ngukumbuye. Yarebye na mama we aramubwira ati sinzakwibagirwa, nzagaruka nguhindurire ubuzima. Raji yazenze amarira mu maso aramubaza ati harya ubwo uzagenda ugana he? Nawe ati narumvise ngo mu mujyi bagenda amasaha 3 cyangwa 4, ningero nzashakisha aho kurara, nihangayika nzamenye uko mbaho. Raji yaramurebye buri kindi avuga, nahika tuzagenda ryari? Nawe ati ndagenda mu gitondo. Mu gihe yavaga iwabo, nyina na Raji basigaye barira. Kiora akigera i Desani mu mujyi mukuru wa Songwa, yisanze mu isi itandukanye n'iy'amacara nk'uko ijoro riba ritandukanye n'umunsi. Imihanda yari myiza, ari amazu maremare n'abantu benshi bameze nk'aho buri wese yari afite ahagana hatandukanye na wundi. Mu mutima we yumvaga afite ubwoba buvanze n'icyizere. Yabonye ibyaho bisa nk'akajagari kuko ubwo buzima bwo mu mujyi yabonaga bujagaraye. Abantu b'ingeri zose babaga bihuta banyuranamo, abacuruzi basakuza bahamagara abakiriya, abantu bari mu mirimo itandukanye. Amahirwe ye yaje kugeraho ingoro yari ifite ibiraro by'amafarashi. Yabonye abagabo bakorakora amafarashi bayasukura bayagaburira. Yarabegereye, yegera umwe muri bo yitonze aramubaza ati mbabarira umbwire, nta kazi nabona hano? Uwo mugabo yaramurebye areba uko asa n'uko yarananiwe, aramubwira ati sha, ufite umutima wihangana, none gushaka akazi? Uzi ko uje mu gihe cyiza rwose, uracyari muto, wowe umwami yazana gukunda, ukazakomeza kuba umukozi wita ku mafarashi yo mu myaka myinshi. Hano dukeneye umuntu wita ku mafarashi, niba ubishoboye umbwire njye kugusabira akazi, hanyuma utangire uyu munsi. Kiora yaramwenyura aramubwira ati naje nje gusaba akazi rwose, ariko navuye mu cyaro, sinzi uko bita ku mafarashi, gusa mbyize nabimenya vuba. Uwo mugabo warahagarariye bita ku mafarashi yamwitegereje gato, asa n'uwamaze kumwemeza mu mutima we, aramubaza ati wageze hano ukoze urugendo rungana rute? Kiora akimara kumusobanurira, umugabo ati ntugire ikibazo, icy'ingenzi ni uko ufite umutima wo kwiga no kwihangana, ibindi tuzabikwigisha. Yamufashe ku rutugu amwereka inzira igana imbere mu ngoro aho ubusanzwe abakozi batapfaga kugera. Kiora yagiye imbere umutima utera cyane, yarinjiye mu buzima atari yarigeze arota na rimwe. Bageze ku irembo rinini ry'ingoro basanga harinzwe n'abasirikare. Uwo mugabo yavuganye nabo bamuha uburenganzira bwo kwinjira. Kiora akimara kurenga kuri iryo rembo naryo byari ritangaje, yahise yumva ari nkaho yinjiye mu yindi si. N'amaso ye yari yiboneye ubwiza atari yarigeze abona mbere. Amayira yari asukuye cyane atatse amabuye meza abengerana. Impande zayo hari indabo z'amabara atandukanye zitatse neza ku buryo zasaga n'izateguwe n'abanyabugeni b'inzobere. Inyubako zari zubatse neza, zisa neza, zifite inzugi nini zikoze mu biti bikomeye byiza, zishushanyijeho ibimenyetso by'ubwo bwami. Yagendaga yitegereza buri kintu, agahagarara gato nk'uwatunguwe. Uwo mugabo akamureka akitegereza gato. Kiora nawe ntatinde ngo atigaragaza nk'umunyacyaro cyane. Bageze hari ibiraro by'imbere mu ngoro aho amafarashi y'umwami yabaga. Aho byari birenze byari yaboneye hanze kure y'ingoro aho abandi bantu bashoboraga kunyura. Ayo mafarashi yaho mu ngoro yari manini, ari meza, afite umubiri ukeye, asukuye ku buryo abonaga ko yitabwaho cyane. Hari abakozi benshi bari mu kazi, buri wese azi icyo ari gukora. Uwo mugabo yahise ajya kuvugana n'abayobozi be amusabira akazi nk'uko yari yabimwemereye, nabo bakimubona barakamuha. Mu gihe gito amakuru yageze ku mwami ubwe, kuko nta muntu winjiraga mu bakozi bo kwita ku mafarashi ye bo mu ngoro atabimenyeshejwe. Kiora ntiyari yiteze ko yahura n'umwami vuba atyo. Yarahamagawe ajyanwa imbere ye mu cyumba kinini. Umwami yari yicaye ku ntebe ye. Kiora yahise yunama mu icyubahiro, umutima utera cyane. Umwami yaramwitegereje hanyuma abwira abari ati uyu musore ndamukunze, aracyari muto, azakora igihe kirekire akorera umwami. Akwiriye kwita ku mafarashi yanjye bwite kuko akiri muto, azakura akiyitaho. Umuntu nk'uyu niwe nari nkeneye. Yabwiye abagaragu bati mubanze mumuhe amazi akarabe, mumuhindurire imyenda, mumuhe kuruhukira, mumwiteho agarure imbaraga. Ntabwo akwiriye gutangira akazi afite inzara yose ndi kumubonamo mu maso. Uwo mugabo wari wamusabiye akazi nawe yari ahari. Yaramubwiye ati nyagasani aturutse mu cyaro, ntabwo azi ibyo kwita ku mafarashi, ariko yambwiye ko afite umutima wo kwiga no gufata vuba. Umwami yabajije Kiora imyaka ye. Umwami ati nibyo rwose, wowe uzabimenya vuba unabikore neza kurusha abandi bose, ndetse umukobwa wanjye Narusi azagufasha. Narusi igikomangomakazi cy'umwami yari umukobwa ukiri muto, ari hafi kungana na Kiora. Yarazwi mu ngoro nk'umwana ukunda amafarashi kurusha ibindi byose, ndetse akenshi wasangaga ari kumwe n'abakozi bayitaho, abareba, babaza ibibazo cyangwa agerageza kubafasha. Iyo yabaga agiye ku mafarashi yabaga ari kumwe n'abandi bana barererwaga ibwami barimo abahungu n'abakobwa.
Kiora yumvise ayo magambo arivugisha ati gukorana n'igikomangomakazi. Nyuma yaho bamujyanye aho abakozi baruhukira, bamuha ibyo kurya naho kuruhukira, bamuha n'imyambaro mishya. Mu gihe yari aryamye ku buriri bwiza atari yarigeze abona mu buzima bwe bwose, yarebye hejuru atangira gutekereza ku rugendo rwe kuva i Machara. Yibutse nyina Naika, yibuka Raji n'ubukene yasize inyuma, ariko noneho yari ari mu yindi si, aho ubuzima koko yabonaga ko bushobora guhinduka. Ntiyarazi neza uko bizagenda, gusa yari amaze gutera intambwe ikomeye kugera ibwami, afite icyizere ko ibintu byose bizagenda neza. Yaragiye mu mujyi azi ko ubuzima buzabanza kumugora, agakora akazi kenshi, yisanga ageze ibwami mu buryo bworoshye bene ako kageni. Yariruhukije aravuga ati buriya nuko mama yakomeje gufata iry'iburyo. Nyuma y'iminsi mike ageze mu ngoro, yatangiye kumenyera buhoro buhoro akazi yari yarahawe. Ku ikubitiro yakoranaga n'abandi bakozi bakuru bamwereka uko amafarashi afatwa, ukasukurwa, ukagaburirwa n'uko ategurwa mbere yo kujyanwa ku rugendo cyangwa ku burinzi. Umunsi umwe nk'uko byari byarategetswe n'umwami, yazanywe imbere y'igikomangomakazi Narusi. Narusi yari umukobwa ukiri muto, mwiza, ariko wari wifitiye icyizere n'ubwenge bwinshi nk'uko byagaragaraga mu maso he no mu mvugo ye. Yamwitegereje gato aramubaza ati "Ni wowe Kiora, waje ukiri mushya?" Kiora yaranunamye asubiza mu ijwi rituje ati "Yego nyakubahwa." Narusi yamwenyeye gato aramubwira ati "Ntugire ubwoba, niba ubikunda ukunda kwita ku mafarashi uzabimenya vuba." Kuva uwo munsi Narusi yatangiye kumufasha mu buryo bworoheje. Si uko bahise bahinduka inshuti zikomeye, ahubwo ari nk'umuyobozi umuyobora, rimwe na rimwe akamubaza uko yabyitwayemo cyangwa akamwereka uko ifarashi ifatwa neza aho kuyikanga. Kiora nawe yakoraga neza, akagerageza kwiga vuba bishoboka. Iminsi yaricumaga akagenda arushaho kumenya akazi. Abandi bakozi batangiye kumwizera, bamwemerera gukora byinshi atakiri gukurikiranwa buri kanya. Mu mezi make yaramaze kumenyera neza ubuzima bwo mu ngoro. Umunsi umwe yahawe amafaranga ye ya mbere. Ntiyari menshi cyane, ariko kuri we yari menshi kurusha yari yarigeze kubona mu buzima bwe bwose. Yari yafashe yitegereza igihe kirekire, umutima we wuzura ibyishimo. Icyo gihe yahise atekereza kuri Naika na Raji. Yibutse ubuzima bubi yasize iwabo, yibuka uko baburaga ibyo kurya, bucye ajya gusaba abayobozi b'uruhushya rwo gusubira iwabo by'igihe gito, ariko igisubizo yari ahawe ntiyari akiteze. Bamubwiye mu buryo budaciye ku ruhande bati "Ntibishoboka, umaze kumenyera akazi k'ingenzi hano, ntitwakwemerera kugenda ubu, uzakomeza gukora igihe nikigera uzabona uko ujyayo." Kiora yaracecetse, ntiyigeze atongana, ariko umutima we warababaye cyane. Yasubiye mu kazi, ariko kuva uwo munsi hari ikintu cyari cyahindutse muri we. Nubwo yakoraga neza kurushaho, yari afite icyuho cyo gukumbura iwabo. Igihe cyakomeje kugenda, umwaka urashira, undi urashira, agera mu mwaka wa gatatu yari amaze kuba ingenzi mu bantu bitaga ku mafarashi. Yibwiraga ko gukora neza cyane no kwitangira akazi bizatuma bamuha uruhushya, ariko biranga. Yageze aho umwe mu bantu bari bizewe cyane mu ngoro, ku buryo inshingano nyinshi zo kwita ku mafarashi zamweguriwe. Narusi nawe yakomeje kumenya ko Kiora ari umukozi mwiza, utuje kandi wiyubaha. Rimwe na rimwe bavuganaga bari kwita ku mafarashi, akamubaza ubuzima bwe bwo mu cyaro, ariko Kiora ntamubwira amateka ye yose uko yakabaye. Yangaga kwinjira mu by'umuryango we, navuga ko afite abo bavukana, akamwibwirira inkuru zisanzwe zo mu cyaro cya Machara. Uko imyaka yagendaga ishira, niko umutima we wagendaga urushaho kuremererwa no gukumbura iwabo. Yari yarabitse amafaranga menshi, ariko yabonaga azamupfira ubusa kuko aho ibwami yahabwaga buri kimwe ku buryo atari kubasha kugira icyo yakoresha. Yagerageje inshuro nyinshi kongera gusaba uruhushya rwo gusura iwabo, ariko buri gihe bamubwiraga ko igihe kitaragera, ko agikeneye gukomeza akazi ke, kari umwe mu bantu badakwiriye kubura mu ngoro. Ibwami ntibari kumureka ngo agende, batekereza ko ashobora kwigumira mu rugo. Kandi n'ubundi nta mukozi w'umwami wapfaga kujya iwabo uko yishakiye. Iyo wabaga uri umukozi w'ibwami, byabaga ari ibyo ngibyo nyine. Wabaga uri umukozi waho ukibagirwa ibyo yasize inyuma. Gusa byarashoboraga ko bashobora kujya iwabo, ariko nanone bari gupfa kumwemerera gutyo gusa. Bagombaga kubitegura bakamuha n'umuntu wo kumuherekeza kugira ngo azagaruke atazagenda agacika. Yari umuntu ukenewe cyane. We rero ibyo byatumye yumva ameze nk'ufunzwe, nubwo ari mu buzima bwiza kurusha ubwo yari yaravuyemo iwabo. Hashize imyaka 6 amaze kurambirwa. Yari amaze gukura, ari umusore uzi akazi ke neza, yari afite amafaranga kurusha mbere, ubuzima bwe bwarahindutse ku buryo bugaragara. Buri joro yibukaga ibyo waba i Machara. Yatekerezaga ku nzu y'ibiti n'ibumba biberagamo, akabona amafaranga yari afite ashobora kubakira inzu nziza y'amatafari, akabahindurira ubuzima. Yibukaga nyina Naika, utazi uko ameze, atazi niba agihumeka, akumva amukumbuye cyane. Yaribazaga ati ubuse aracyafite imbaraga? Raji umuvandimwe wanjye se dusa, ubu ngubu ntiyahindutse, tukaba tutagifite isura imeze kimwe. Ntiyarazi niba ubuzima bwaramworeye cyangwa bwaramukomereye kurushaho. Yibazaga niba bataramutekereza nk'uwabibagiwe. Yatekereje kuzava ibwami rwihishwa akajya iwabo, kuko ku maguru hari harimo nk'amasaha 3, yumvaga nagenda n'ifarashi azahita agera, akabahobera, akabasigira amafaranga yose yaruhiye, nabo bakava mu bukene. Yiyemeje kugenda gusa kuko byari bigoye abanza kubitegura neza.
Yarazi neza ko bitemewe ko gufata ifarashi y'ingoro nta ruhushya ari icyaha gikomeye, ariko icyo gihe nta kindi yari yitayeho. Icyo yashakaga cyari kugera iwabo agahita agaruka ako kanya. Mu gihe yabipangaga, Narusi wabaga amuganiriza bisanzwe yatangiye kumureba indoro idasanzwe. Yazaga kumureba buri kanya, akamusaba ko batemberana mu busitani baganira, ubundi akamusaba ko bajya gusangira. Kiora nawe atangira kubyibazaho, yibaza ku ntego ya Narusi arayibura. Gusa ntiyabyitayeho cyane muri iyo minsi kuko yari ifite gahunda ihamye yo gucika, akagenda akagera iwabo, yagaruka akaba aribwo mubaza impamvu yari ari kumwitaho kurusha mbere. We mu mutwe byakomezaga kwivanga, akibaza niba azabona uko acika niba mubone, akibaza ukuntu azagera iwabo byoroshye akagaruka batarabimenya, mbese akumva ari ikintu cyo gutekerezaho kurusha ibindi byose. Mbere y'uko afata icyemezo cyo guhunga, yabanje kwigarura icyizere cy'abarinzi b'ifarashi zo hanze y'ingoro, yajya kuzisura akabaganiriza, rimwe na rimwe akabashyira inzoga, akanahararana nabo bazisangira. Kugira ngo akomeze kugeza kureba ayo mafarashi, kenshi batibaza impamvu, yaruzi imwe yari nziza cyane. Yayihaye ubwatsi, yarazi neza ko bwangiza ifarashi mu kanwa, irwara mu buryo butunguranye, itangira kuribwa mu kanwa ku buryo itashoboraga kurya neza. Yahise asabwa kuba yitaho kurusha izindi kuko yari umwe mu bakozi bakomeye, ari umukozi uzi kwita ku mafarashi kurusha abandi. Niyo farashi yari nziza kuzirusha. Yakomeje kuyitaho buhoro buhoro, ayiha imiti yoroheje ku buryo yatangiye gukira, yarabaye inshuti nayo. Kubera kuyivura kenshi ayikorakora, iyo farashi yaragiye iramukunda nawe arayikunda. Ubwo kandi niko we na Narusi bari bakivugana cyane, rimwe na rimwe akanamuherekeza bakajyana kuyireba. Uko iminsi yagendaga ishira, ifarashi yatangiye koroherwa kuko yazaga kuyireba, rimwe na rimwe akazana inzoga akahararana n'abarinzi. Yaje kuvumbura isaha bose babaga basinziriyeho ku buryo n'uwari kuza yari kwibye farashi akigendera ntibabimenye. Ku munsi yari yemeje kugendaho nabwo yaraje baraza baraganira karahava. Bageze aho barananirwa barasinzira. Bari bamwizeye kandi nabo ntibarinzaga isaha imwe bagisinziriye. Barasinziraga bagahita bakanguka kuko umwami amenya ko basinzira ari no kubica. Kiora yari yajejeje ngo yasinziye, abonye bose bari kugona, afata ifarashi yitagaho imwe nziza cyane, arayurira agenda atyo ntawe umubonye. Yakoze urugendo mu mwijima, anyura mu nzira zigana iwabo. Nubwo hari nijoro yumvaga ntacyo bimubwiye, yatekerezaga ko aragaruka, wenda agasanga abarinzi bataramenya ko yagiye, banabimenya agahita ahagera. Yabaraga kuba mu masaha narabagarutse. Yabaraga abiri yo kugenda, iminota mike yo kubahobera, kubabaza amakuru, kubaha amafaranga no kugaruka mu yandi masaha abiri. Yumvaga atari butindane nabo, ariko nibura akabakubita akajisho akabaha n'amafaranga bakava mu buzima bubereye yarabasizemo. Mu masaha ya nijoro yageze i Macara. Ikibabaje, yageze iwabo asanga hari inzu yabo hahinze imyaka yeze. Agerageza kureba niba atibeshye. Yibwiye ko wenda yaba yaribagiwe iwabo, ariko ntibyari gushoboka. Yitegereje neza abona ariho. Abaturage bo hirya bo bari bagihari. Muri uwo masaha ya 8:30 z'ijoro agiye kubakomangira. Umugabo we yarabyutse amubaza ikimugenza. Kiora aramwibwira, uwo mugabo ahita amuhobera kuko batari baherukanye. Gusa yamubwiye ko yaje iwabo akababura. Uwo mugabo ati natwe ntituzi aho iwanyu bagiye, bamaze igihe kinini barimutse. Kiora ati mumenya amakuru yabo se mukamenya ko wenda ari bazima? Nawe ati ntitwabimenya, hashize umwaka bavuye inaha kandi bagiye nyoka arembye cyane. Nyuma gato Oraji yagarutse nagurisha ibintu byose, ntitwamenye aho bagiye, nta muntu babibwiye. Hagati aho mu ngoro idesani byari byahindutse urujejo. Babarinzi barakangutse babura Kiora, bari babizi ko atakongera mu marembo y'ingoro iryo joro. Bamushakiye aho hafi baramubura. Umwe muri bo yaribwiye ati wasanga ari kumwe n'ifarashi akunda kwitaho. Binjiye mu kiraro basanga nayo idahari. Noneho bamenye ko yacikanye ifarashi. Bahise batangira kumushakira hafi aho, banyura mu nzira zose zishoboka ntibamubona. Bakomeje gushakisha burinda bucya. Byihuse ayo makuru yageze kuri Narusi wahoraga muri iruhande. Umutima wamuvuyemo, yisanga yageze ku mwami ari kubimubwira. Umwami yararakaye, atangira kubaza neza amakuru yati yaba yarigeze kuvuga aho akomoka. Abakozi barasubije bati yego, yavugaga ko baba ari Macara. Umwami yahise ategeka ko bagiye kumushakisha. Abasirikare bageze Macara basanga kuko baba harahinzwe imyaka nta muntu uhari. Babajije abaturage, wa mugabo w'umuturanye babwira ko umusore yageze nijoro agahita agenda ashakisha aho bagiye. Ayo makuru yatumye ibintu birushaho gukomera. Mu ngoro igikomangomakazi Narusi cyari kimaze iminsi kitaryama neza ngo gisinzire. Cyararaga buri munsi kiri gutekereza kuri Kiora n'amagambo kiri buze kumubwira mu gihe bari kumwe. Nubwo kitari cyarigeze kibigaragaza mbere, mu mutima wacyo Kiora yari amaze gufata umwanya wihariye. Kumubura byatumye igikomangomakazi Narusi yumva yigonze cyane bikomeye. Yasubiye imbere y'umwami mu buryo butunguranye, amuvugisha mu ijwi ririmo impungenge n'agahinda ati data, uriya musore Kiora agomba gushakishwa byihuse, ntubifate nk'ibintu byoroshye. Umwami atari ko ntako batagize, bari kumushakira ahantu hose.
Naruse ati hoya mwongere imbaraga mu kumushakisha, yagiye afite ikintu cyanjye gikomeye cyane, mbibonye nonaha. Data yatwaye ka gasaro kanjye nambaraga mu ijosi, kamwe kiswe umutima w'ingoro. Niya mpano nahawe na mama mbere y'uko apfa, ni ka gasaro nambaraga mu ijosi. Data simbikurusha, ni ikintu cy'agaciro gakomeye, urabizi. Ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane, cyahererekanyijwe mu bagore b'ibwami, nta mwamikazi utarakambaye. Nuko mama yapfuye akiri muto, agahita akama, nawe ari kuzagaba mu kazana we, kakazakomeza guhererekanywa, kandi nanjye nzagira undi ngaha. Data niko nibukiragaho mama, kandi nawe niko wamwibukiragaho iyo nabaga nkambaye. Ibyo yavuze byahinduye ibintu byose. Umwami yahise arakara cyane ati ni gute umukozi ashobora gutwara ikintu cy'akamaro nk'icyo? Yabajije umukobwa ati ubundi yakagutwaye ate? Uwarebaga he? Mbwira byagenze bite kugira ngo agatware? Naruse yamaze umwanya atarasubiza. Umwami ntiyarindira ko amusubiza, ategeka abasirikare be barabizerwa mu gushakisha abantu. Arababwira ati uwo musore ashakishwa hose mu gihugu cyose, mu mijyi no mu byaro, muhamushakire, mumuzane hano, mumushake, mumufate, mumuzane hano ari muzima. Ninjye uzamwicira, kuko yatinyutse gutwara ikintu cy'agaciro gakomeye, akagerageza no gusuzugura igitinyiro cy'ubwami. Abasirikare bahise batangira kumushakira mu mpande zose. Dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru. Ntucikwe n'igice cya kabiri, nacyo kiraje mu kanya gato.